Mubwire umusaraba nuwugeraho uzatura ibibazo niho nuza niho umukristo yageze bya byaha byose yari yikoreye bimuhambukaho arabiturwa. Umukristo iyo biriya byaha ataza kubitura ntago yari kugera hehe muri rwa rurembo. Urumva bya byaha byose yatuye byabashije kumutambutsa za nzira zari zirimo imitego yose. Bya byaha byose yatuye byabashije gutuma yihangana. Reka nkubwire mugiye musaza ibintu yambwiye, yarambwiye ngo nta musore n'uyu w'ikigali ubamo. Yongera arambwira ati na wa wundi wita ko ari muzima aragufata akakujyana muri shambure ye, yarangiza iyo agusambanyije, iyo ataguteye sida agutera inda, iyo ataguteye inda agutera virusi, iyo ataguteye virusi tera, urumva, agutera ibindi bintu bizatuma ugira isoni zo gusubira mu cyaro. Ikindi ngiyo aguteye inda, ngiye bari barambwiye ati nibaramuka baguteye inda urushaho kumusengera kuko hariya habamo ibigusha byinshi. Nawe jya umusengera, umwereke Imana cyane, umushyire imbere y'Imana cyane, umwigishe gusenga. Uruna wawe nagusaba uruhushya ugasanga umuntu arimo arabwiriza umva, ariko mwaganira inyuma akakubwira ati nashakaga kwisekereza abantu. Nibibaho se? Bibaho cyane. Umuntu akaza agasetsa abantu akabariza bakamuha amafaranga amaturo bagakanda akanyenyeri, ariko yagera hirya, urumva, bakababwira ati buriya hari umuntu wigeze kuvuga ngo ubwo rushyi bakarunkubita. Nararwihanganiraga, niyo nababaraga naragendaga nkicara ngatekereza rwa rushyi bankubise, impamvu yarwo nabifata, urumva, nabitekerezaho nkasanga ninjye wari uri mu makosa. Narangiza uzi ikintu nakoraga, nafataga inzira nkajya kubasaba imbabazi. Ni ukuri wowe mukobwa, kunda gusaba imbabazi, kunda gusaba ababyeyi bawe imbabazi, kuko nukora ikintu ababyeyi bagucyaha ukabarusha umujinya, niho hahandi uzasanga n'umugore atubatse kubera umujinya. Wa mujinya yawukuye he? ku babyeyi. Pasiteri arangije akubitwa n'inkuba, arababwira ati se kuki umugabo wawe ibyo yigisha si byo akora? Hari abantu benshi bigisha ibintu badakora, urumva. Mwaza nkakubwira ati va muri iki, njye cyarananiye kukivamo. Nepo ni benshi babivuga akibera ikiraro cyane, abantu bakambuka ko nta, ariko we nyacyambuka. Abantu bakajya mu kidendezi, we nakigemo. Duhora mu dufuti, singiye kubura kubivuga, duhora mu dufuti. Ariko n'abagabo si uko mutayahoramo, ariko ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe, ariko muba mutubeshya, kuko hari ikintu umugabo akora ugasanga nawe yakosheje nepo, urumva. Ariko nanone umugabo agusize mu rugo, wiriwe mu rugo nakazi ufite abana, sibyo? Cyangwa ubaye uri umugeni, reka duhere ku bageni. Ubaye uri umugeni, umugabo yagusize mu rugo guhera mu gitondo, icyambere azakunengera, yabyutse agusiga mu buriri, yabyutse ajya mu kazi asiga uryamye, niwamumenye ngo ubyuke umutegurire icyayi. Hari ukuntu umugabo wawe atazaguca inyuma. Ni ukuri, reka mbabwire, ubundi akenshi abagabo uzabona bataye ingo zabo, hari ibyo baba batabonera mu rugo babonye ku bandi. Ibyo bintu nkubwira ni ukuri. Icyambere umugore icyambere nepo nabo turi kubwira, icyambere umugore aba agomba kugira isuku.
iyo umugabo wawe avuye mu kazi agasanga umwandura kwishe, ugasanga reka nkubwire ujagaraye ku mubiri, ujagaraye muri saro, ujagaraye mu cyumba, ujagaraye ku bana, ngaho ni gute umugabo atazajya kureba ufite isuku? Nugera mu rugo nkagukuramo inkweto, nkagukuramo amasogisi, agakote nkakagukuramo nkagashyira hariya, nkagutegurira amazi ukajya muri dushe, nkakwakiriza amagambo meza, sheri wiriwe ute? Arega hari n'ibintu abagore tuzira. None se umugabo azirirwa mu kazi umunsi wose, nunamubaje ati se sheri wirirwe neza umunsi mwiza. Simvuze, ndi kuvuga cyane ku bagore, abagabo reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana aho uherereye hose mu ntara enye z'igihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Mwese mwumve ko mbasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntago nakwibagirwa n'intara ya gatanu ariyo diaspora. Mwese aho muherereye mukumva ko muri aba diaspora, ndabasuje kandi mbifurije guhirwa n'imirimo yanyu nuko yanyu. Uwiteka Imana abaho umugisha mu byo mwerekejeho amaboko byose. Uyu ni Umusaraba TV wahageze, kora subscribe niba utarakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose umunsi ku munsi. Kiri nkunda kubabwira ngo nubone ikiganiro ukishimiye, nshuti wihangane rwose ntukihererane, ahubwo ugisangize na bagenzi bawe. Turifuza ko ubutumwa bwiza bugera ku bantu bose. Umusaraba TV rero ikitugenza nta kintu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni ukwamamaza umusaraba wa Yesu Kristo ari wo bendera ryacu twebwe abakijwe. Iyo tugeze ku musaraba niho tujya dukirira ibyaha. Turashaka kwamamaza Yesu Kristo, twamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko kandi n'izindi nkuru zishamikiye ariko kugira ngo umuntu zibe zajyaho zimuvana zijye naho zimugeza mu rwego rumwe cyangwa se urundi. Ufite ibibazo, ufite intambara, ndagusengera kugira ngo Imana ikumvire. Nkunda kuvuga ngo ari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nimuhumure, haracyariho ibyiringiro yuko Imana yabagirira neza. Amen, amen. Ndi kumwe n'umukobwa, nimba ari umukobwa nimba ari umubyeyi, ndabimenye neza mu kanya. Isavuga ati atagira ugira yereko. Niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi. N'ubwa mbere mumunye kuri kamera z'Umusaraba TV, ariko ibyo byose guhera uyu munsi naza nabinyemerera ntabwo biri bwa nyuma. Natabinyemerera ugaramakanira kuri kamera nkureho nyine, ariko nabinyemerera namwe arabibemereye. Reka dutange tumuha ikaze tunamusuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Uraho neza? Muraho ni Paul. Amakuru neza. Umeze neza cyane? Urakomeye? Ndakomeye. Utuje cyane? Ndwaye akagiripe baranyihanganira, ntago ndimo nyine, ntago ijwi ririmo rirasohoka neza. Ariko n'ubusanzwe ushobora kuba witoreje. Ntago singiye kwigira umwere, ariko yego ndatuza, ariko nanone ntago biri cyane. Ibyo ukavugana cyane birakunda. Ushobora kuba uri mu bana, buriya wamenya neza ndi mu bana. Mugaruke. Yego cyane rwose, ababyeyi cyane, umuntu uzabona utuje keretse wamusanze we mu rugo. Nibwo bimenye. Afite abana. No kugira ngo umenye umuntu keretse wamusanze mu rugo. Cyane. Naho ubu ngubu ushobora kumbona gutya pe, ndatuje nanjye ndi kubyiyumvamo ko nuje. Ariko ubu ningera mu rugo bareta bamfungura. Twishimiye kubana nawe rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tuguha ikaze ku Musaraba TV. Murakoze cyane, kandi baho umugisha nepo. Urakoze cyane. Yego. Uwo mugisha nagenda wakiye, kandi imigisha y'abantu bagenda bansabira inshuti zanjye nakira, imigisha igenda imbaho ni kugira nyibone. Yego.
kugenda nyibona rwose Imana igikongerera kandi ni ukuri gukomereza amaboko. Amen. Yego. Bakoze cyane. Yes, njye wavuze ko nitwa Nepo, mwebwe mwitwa bande? Sorry gato wavuze ngo twivuge, twivuga. Nitwambashe umukiza Florence. Nkabambarizwa mu itorero rya DPR. Nkaba ntuye ku Gisozi. Nkaba ndi umumama w'abana 2 n'umutware. Yes. Abana 2 beza cyane rwose Nepo. Ufite abana beza we. Ntago ndi kubirata. Ariko iyo ufite ikintu nyine uba ugomba kukivuga. Hari umugabo hari ahantu nari nagiye mu kanama hano. Umugabo baramubwira ngo niyivuge. Arangije aravuga ati reka mbabwire. Mfite umugore mwiza nanjye rero mfite abana beza nukuri ndababatuye. Haleluya. Ariko n'umugabo wanjye ni mwiza. Neza umva ufite abana beza baturuka ku mugabo mwiza birumvikana. Yego. Ariko nanjye barabona nago ndimo. Ariko ntago woroheje. Nawe uri mwiza cyane. Ndagerageza. Nari mvuze ati cyane ariko hoya hari abandusha. Ushobora kubimbona gutya Nepo, wagera hari ya ruguru ugasanga na abantu tugenda turutanwa. Yego. Uri bwiza bwawe ko byagenda kose nge nta nubwo nabumenye umugabo wawe ni ubizi neza ko. Ni ubizi ariko nabandi Nepo. Sofa ntago uri mubi. Ntago ndi mubi kandi nta nubwo ndi mwiza. Ntago mbese sindi mubi kandi sindi na mwiza kuko hari abandi beza bansumba. Sibyo? Ikambwira ikintu cyiza cyambere kuri wowe. Ngiye kumubwira ikintu cyiza cyambere kuri wowe. Mwese mu byumve. Ikintu cyambere cyiza gitumye uba mwiza. Nuko tunze Kristo muri wowe. Cyane. Acyumva ikinishaka n'icyerekezo cyo. Datuma ndirimba. Nukuri. Buntu bw'Imana buhora buduhagije. Twagendeye kuri ubu. Nawe nuhazwe reka nkubwire Nepo abantu bose badukurikiye. Mbifurije guhazwa n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Nukuri mbifurije guhazwa n'ubuntu bw'Imana. Wowe utaragera ku musaraba. Ku musaraba niryo bendera ryacu twabakijijwe. Reka nkubwire umusaraba nuwugeraho uzatura ibibazo niho nuza niho Mukristo yageze bya byaha byose yari yikoreye bimuhambukaho arabiturwa. Mukristo iyo biriya byaha ataza kubitura ntago yari kugera hehe muri rwa rurembo. Urumva bya byaha byose yatuye byabashije kumutambutsa za nzira zari zirimo imitego yose. Bya byaha byose yatuye byabashije gutuma yihangana. Reka nkubwire mujye musoma kiriya gitabo cya Mukristo ni cyiza. Hariya ndibuka aho yageze agera muri rya soko ry'imburamumaro. Yagezeyo ikintu cyose bamubazaga yarasubizaga kandi agasubiza yifitiye icyizere. Iyo ufite Kristo muri wowe nta kibasha kukunyeganyeza. Yego. Tunga Kristo muri wowe. Tunga umusaraba. Kuko indirimbo iratubwiye ngo kumusaraba niryo bendera ryonyine ry'abantu bakijijwe. Niba wizera Kristo jya ku musaraba twatundi twose twakunaniye. Nurangiza udusige hariya uzaruhuka uzabohoka. Reka nkubwire wowe ufite ibibazo wowe uremerewe wowe urushye egera umusaraba urakuruhura. Umusaraba niryo bendera ryawe rya buri munsi. Wegere urusheho kuwegera uzakubashisha gutambuka porowoni. Hari igihe uhura n'ibibazo. Hari umuntu
nepo hari umuntu ushobora guhura n'ibibazo akumva isi arimo irarangiye, akumva n'uwamuha umugozi yakwimanika. Ariko icyo nkubwiye, egera umusaraba, uragutura ibyo bibazo byose, uragutura. Reka nkubwire, wegere urakumara agahinda. Nepo urakoze cyane. Urakoze cyane. Ni icyo nashakaga kubwira nyine abadukurikiye, nibegere Kristo cyane, kuko nanjye naramwegereye, naramubonye. Imana narayegereye. Nepo nabonye Imana. Nukuri ndibuka nepo hari ahantu nabaga baza kunoteza, uburangiye kundeba uko nkunda kugira ikinega. Buri ushobora kumbwira nabi nkagusukira hana amarira, nkarira no mu isura biragaragara, urumva, nkarira. Kandi iyo ndize biba binsaba ngo amarira yose nyaho. Kandi ikindi, iyo ndize uri kunsubiza ndarira cyane mbye. utubanye ntuze kurira mu kiganiro, urumva, ndarira. Ariko icyo nashakaga kubabwira ni iki, iyo wegeye Imana nayo irushaho kukwegera. Imana narayibonye, Imana yankoreye ubukwe nepo. Imana narayibonye mu bukobwa bwanjye, Imana narayibonye yankoreye imirimo n'ibitangaza. Nabonye Imana. Okay, urakoze cyane. Wabonye Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niyo mpamvu tugiye kuganira, ikiganiro tugiye kuganira ni ikiganiro twakwita inkuru yawe cyangwa se inkuru yanjye. Tugiye kwigana tubwire ibyo byose birafasha buri muntu wese ugiye kudukurikira muri kano kanya. Tugiye gusenga Imana ubundi kugira ngo dusigasire ibintu byose tugiye kuvuga. Sibyo? Yego. Yego. Senga Imana noneho. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, uri Imana ishobora byose, uri Imana twizeye kandi twiringiye, uri umukozi w'umuhanga, uri data wa twese mwiza. Warahabaye Mana, uba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mana, uturindira imiryango. Mana, si uko twari beza, si uko twari duhagaze neza Mana, si uko twari dukize, ariko Uwiteka warururutse uba mu ruhande rwacu, maze urangije utanga umwana wawe Mwami azapfira abari mu isi yose. Ndagushimiye ko watanze umwana wawe w'ikinege. Ndagushimiye ko umwana wawe yagiye ku musaraba ari twazira. Mana, yarabambwe turabamburwa, arababazwa turababarirwa. Nuhabwe icyubahiro kubw'umwana wawe, nushyirwe hejuru Mwami. Ndasenze cyane aya masaha kugira ngo weze imitima yose ya buri umwe wese uri kudukurikira. Mana, umuntu wese uri kudukurikira niyezwe nawe. Mana, umurebe umwishimire. Mana, ube mu ruhande rwe. Mana, umurwanirire, umuture imitwaro yose yikoreye, ukubitire kuri bitavuga Imana byose kuri we. Ku buzima bwe turuyirukana, turatesha agaciro katika jina la Yesu. Mana, ururukube mu ruhande rw'umuntu wese uri gukurikira iki kiganiro, maze ururukubane nawe. Nyemera umuneshereze, urwaye akire, urwaye indwara ikomeye Mana. Haleluya, haleluya. Mana, nunyemerere ururukumukize mu izina rya Yesu. Urwariye mu rugo, mu bitaro bitandukanye, Mana, wabuze ubushobozi, ndakwinginze ni ururukumusange, umuturishe, umuhe gukira mu izina rya Yesu. Bana natwe ibintu byose tugiye kuvuga Mana, ni ururukubane natwe. Naba ari twebwe izina ryawe rishyirwe hejuru, himbazwa, shyirwa hejuru, kuko uri Imana yumvishe gusenga, ukaba wururutse kubana natwe uhereye none ukageza iteka ryose. Urakoze, urakarama. Isi mu cyaro bakwita ngo iki? Iyo nasubiraga mu cyaro, ndi umuntu wakundaga kwambara ibintu birebire. Yego. Ndi umuntu wakundaga gutega igitambaro cyane.
buriya ngiye nkunda ngira impano yo guhugura cyane urubyiruko n'abamama nabahugura kuko iyo mpano ni Imana yamaye. Mbo noneho nagera mu cyaro mvuye i Kigali bakambwira ati karaje, ati kaje kikwije, urumva, ati kaje kikwije, kaje kutugaragariza kari keza kandi ku mutima wako kagera i Kigali kakajya kwicuruza. Ni izina ry'Imana, ndi imbere y'Imana ishobora byose. Ibyo bintu byose bavugaga sinabaga mbizi. Njya kuva mu cyaro iwacu mama yakizeho ibintu bitashoboraga gutuma mvugana n'umusore. Yagushyizeho biki? Twakwibaza ibyo ari byo. Urazi ibintu yambwiye? Yarambwiye ngo nta musore n'uyu w'i Kigali uba muzima. Arongera arambwira ati na wa wundi wita ko ari muzima aragufata akakujyana muri shambure ye, yarangiza iyo agusambanyije, iyo ataguteye sida agutera inda, iyo ataguteye inda agutera virusi, iyo ataguteye virusi agutera, urumva, agutera ibindi bintu bizatuma ugira isoni zo gusubira mu cyaro. Ikindi ngiyo aguteye inda, ngiye bari barambwiye ati nibaramuka baguteye inda uzahitire muri Nyabarongo, ntuzatugarukire hano. Ngaho ndebera uwo mukobwa wagiye kwibambaza bakantera inda, nzasubira mu maso ya papa, nzasubira mu maso ya mama. Ndibuka mama hari ijambo yambwiye, ubundi igihe nubwo nari umukatolike ariko numvaga nkunze abarokore cyane. Umunsi umwe nza kujya gusengera aho mu barokore. Uzi ijambo mama yambwiye? N'iki gihe nyiryibuka, niyo duhuye ndarimubwira. Yarambwiye ngo nujya kubatizwa ikirori cyawe uzakijyane mu irembe. Kuko agiye gusengera mu barokore? Kuko nagiye gusengera mu barokore. Iryo jambo iyo nditekereje ndavuga ati ariko buriya mama yashatse kuvuga iki? Kandi nanone yasubiza inyuma amaso agasanga hariya yambujije niho hantu hangiriye umumaro. Urumva repo? Niho hantu hangiriye umumaro, niho hantu hamfashe, hamfata, urumva, haramfata haranyigisha, bituma najya muri ba basore yambwiye, bituma najya mu Kigali. Ni ibintu byinshi ririya torero ryanyigishije byatumye ndigumamo nsigasira icyo navuga ubusugire bwanjye. Ubusugi bwawe, urumva? Mbo nkagenda mu cyaro nkagaruka, ariko nasubirayo bakambwira ayo magambo, ariko nanjye nkarushaho gusenga cyane. Uzi ikindi nepo? Ikindi kintu cyambabazaga kurusha ibindi, naho nabaga iyo najyaga gusenga barambwiraga ngo si ugusenga mba ngiye mu basore. Kandi ngiye gusenga, reka mbwira ababyeyi badukurikiye, niba umukobwa cyangwa umusore akubwiye ngo agiye gusenga, ni ukuri reka nkubwire, yenda hari benshi muri iyi minsi basigaye babeshya, sibyo? Ariko siko bose bameze. Niba umwana akunze gusenga mureka asenge. Yego. Ariko ikindi kintu nigeze nkora, ntabwo nakundaga kurara mu byumba. Iyo nagendaga nk'iki gihe saa 2 nabaga ngarutse, kuko nabaga nzi ingaruka y'ibyo bintu. Urumva? Reka nkubwire wa mubyeyi we, wowe uduteze amatwi, umwana wawe niba ubona afite umuhamagaro wo gusenga,
mwemerera asenge. Nawe rushaho kumusengera kuko hariya habamo ibigusha byinshi. Nawe jya umusengera, umwereke Imana cyane, umushyire imbere y'Imana cyane, umwigishe gusenga. Urumva? Umwana wawe nagusaba uruhushya, nurumwima azagutoroka, kandi nagutoroka azajya mu ngeso zitari nziza. Niba agusabye uruhushya rumuhe kuko nurumwima ni hahandi nepo uzasanga uri pasiteri, sibyo? Warangiza ukaba ufite abana bambara amajipo agera mu mutwe, kandi ibyo bintu n'ukuri ntabwo aba ari byiza. Niba uri pasiteri, bigisha igipasiteri, bigishe ko ari abo kwa mama pasiteri, bigishe niba ari bigishe umuco bagusanzemo. Niba gusaba uruhushya ati dadi papa duha uruhushya rwo kujya gusenga, ukababwira ngo ukashaka kubereka ibyawe, ntago bazasenga, ahubwo bazajya muri za ngeso mbi wanga. Uzasanga bambara bwa buntu wanga, kandi ni wowe wabubabujije. Ubundi umwana hari hose yakuze yishakira inzira Kristo amweretse niyahitamo. Niba rero umwana wawe agusabye uruhushya, rumuhe ajye gusenga, rumuhe ajye gusura inshuti ze, kuko nubimwima azajya gutoroka, asimbuke n'igipangu agende. Reka nkubwire mubyeyi, nyemerera ube inshuti cyane n'umwana, ube inshuti cyane n'umukobwa wawe, ube inshuti cyane. Umva, icyo nakubwira nuko nanjye hari aho byankuye ngiye kuba mu babyeyi. Kandi ikindi nabwira abakobwa, nimwumvira ababyeyi banyu, nimwumve inama babagira. Niba umubyeyi akubwiye ngo wikore iki ni kibi, wigikora koko si kibi, kuko nta mubyeyi ukubuza ikintu cyiza. Reka umubyeyi wese aba akunda umwana we. Nepo, ikintu cyose wabwira umwana wawe, mu by'ukuri wakimubwira kubera umwanzi? Ufashe akanyafu ukamucishaho, wakamucishaho kubera umwanzi? Iyo nabaga ahantu, kuko naje i Kigali nta muryango wanjye nari masanze, iyo nabaga ahantu bakanyaha n'urwo rushyi bakarunkubita, nararwihanganiraga. Niyo nababaraga naragendaga nkicara ngatekereza rwa rushyi bankubise, impamvu yarwo nabifata. Urumva? Nabitekerezaho ngasanga ninjye wari uri mu makosa. Narangiza uzi ikintu nakoraga, nafataga inzira nkajya kubasaba imbabazi. Urumva? Ni ukuri wowe mukobwa, kunda gusaba imbabazi, kunda gusaba ababyeyi bawe imbabazi, kuko nukora ikintu ababyeyi bagucyaha ukabarusha umujinya, niho hahandi uzasanga n'umugore atubatse kubera umujinya. Wa mujinya yawukuye he? Ku babyeyi biwe. Niko yakuze. Wasanga ubwiye nk'umuntu ati niko bakureze, niko baba baramureze. Nusanga babagore bavuga ibishego, nusanga babagore ubusanga ku ma YouTube bari kuvuga ibintu bidakwiye, ukabona bari kwibaransa. Hari ibintu maze iminsi mbona Nepo, ukabona ibintu nukuri birengeje inoze, sibyo? Bari abantu biriya nibyo baba barakuriyemo, nabo naga abari bo nimukabarenganya, sibyo? Ariko tugomba kubacyana none. Baba bagomba, ariko hari utacyaha warenze hanira. Cyane. None se nk'umuntu wifata akaza gutukana kandi azi ko ari ku isi yose, ugasanga ari kuza kwambara ubusa azi ko ari ku isi yose, uwo muntu ni ukuri ndakurahiye numva inama zawe. Ariko niba ushaka gutera imbere,
niba ushaka gukundwa n'Imana mwanze ukundwe n'abantu inama bakugira uzifate kuko nuzifata n'Imana uzarushaho kuyumvira nutabumvira Imana uzayumvira ute urabizi inyura mu bantu ubwo ntiwakumvira Imana utumviye abantu wakumvira Imana utabonye ya none se nepo ni urugero sibyo urabizi neza ndindaye none urabizi neza ko ndindaye sibyo urajungiriye inama ati mama Biri urindaya sindiyo mutanyumva nabi nago ndiyo ndi kwitangaho urugero urumva reka ndeke kurutanga ku bandi ndwitange kuko sinigeze nanabayo nepo nago nigeze nanabayo pe hubwo njya mbaza indaya nkazibaza ati ni iki zikura muri biriya bintu ni iki zibikuramo zigusubiza ngo iki izidusubize iziduteza amatwi babyandike muri comment mwandayamye ko wifata ukajya gutwara umugore wundi ukifata ukajya gutwara umugabo wundi mugore ni iki kintu mukura hariya hantu ugasanga umukobwa agiye gutega ni ukuri nta cyiza kibibamo nepo sinabigiyemo sinabikoze ariko nta cyiza kiba muri biriya bintu batazagushuka ngo ni bya bintu ngo by'ibiki nta kintu cyiza kiba muri biriya bintu urumva icyo twari turiho ni iki umwana narusheho kumvira umubyeyi kuko niyumvira umubyeyi azarushaho gukundwa n'Imana akundwe n'abantu bamugirira icyizere abagirira ikindi ariko nakomeza agasuzu kandi na Bibiliya irabivuga nepo buriya reka nkubwire menyereza umwana zitakwiye guca maze ndasaza cyane uri kumva none se ubaye uri umushumba sibyo ubaye uri umushumba urabizi urashumbye uratashye uhise ukubita umugore urushye ugeze mu rugo aho kwakira abana n'umugore uhise ubakiriza iki hari umugore wigeze kuvuga nkako ni umupapa araza aratubwira ati reka mbabwire hari umugore wari ufite umugabo w'umupasiteri akaza akabwiriza ati nimwumve icyo Imana yavuze ibi n'ibi Imana irakugirira neza ntugakubite umugore wawe ntukamutoteze yagera mu rugo akarushaho gutoteza umugore we kandi yiriwe abyigisha urazi ikintu umugore yafashe nepo yaravuze ati rero umugabo wanjye yageze ku ruhimba binama yagera mu rugo akaba iki akabinsato urumva hanyuma ikintu ngiye gufata uburiri bwanjye mbwimurire ku ruhimbi kuko niho iyo ahageze nihabera mwiza yagera mu rugo akabiki akarushaho nyine akabinare aravuga ati bayi ngiye hehe ngiye kwitura ku ruhimbi aragenda arahambira aravuga ati ngwino tugende twituriye ku ruhimbi kuko iyo uhageze niho ubera inama wagera mu rugo ukarushaho gukubita umuntu ngwino tujye kwiturira ku ruhimbi aragenda yegera pasiteri arangije akubitwa n'inkuba arababwira ati se kuki umugabo wawe ibyo yigisha si byo akora hari abantu benshi bigisha ibintu badakora urumva mwaza nkakubwira ati va muri iki njye cyarananiye kukivamo nepo ni benshi babivuga akibera ikiraro cyane abantu bakambuka ko nta ariko we nyacyambuke abantu bakajya mu kidendezi we nakigemo urumva ugasanga umuntu arimo arabwiriza umva ariko mwaganira inyuma akakubwira ati nashakaga kwisekereza abantu ntibibaho se
bibaho cyane. Umuntu akaza agasetsa abantu akabariza bakamuha amafaranga amaturo bagakanda akanyenyeri, ariko yagera hirya urumva bakababwira ati buriya hari umuntu wigeze kuvuga ngo hari umuntu wigeze urumva guturisha araturisha arangije aravuga ati biriya n'Imana yari ibirimo, ati buriya ibintu byose nakoraga, aravuga ati ibyo nkora byose ndabizi ko nta bugingo, ngaho ibaze ngarabizi neza ko nta bugingo azabona. None se ubwo uwo muntu aba yigisha iki? Nepo uwo muntu aba yigisha koko? Ni bya abantu bazabikira abantu bakambuka ni hahandi Nepo uzaza utubwira ngo nidukizwe tuze ku musaraba tuze tuhaturira ibyaha, ejo bundi manda yavuga kwambuka bikakunanira, ugasanga turi kuvuga ati Nepo se ibyo yatubwiraga burya we niyabikoraga, ugasanga turatunguwe. Icyo navuga rero ni iki, twababwiraga ko njyewe Florence namenye Imana, njye nabonye Imana yangiriye neza, Imana ibyo bamvugaga byose yabiteshaga agaciro. Ndibuka Nepo hari ahantu nabaga mu rugo nza kujya gusenga naha nko mu masaa 3 z'ijoro. Umukobwa waho aravuga ati ntago nari nagiye gusenga, nari nagiye mu bindi, nk'uko nakubwiye ngo muranamarira, nararize kandi iyo umbwiye nabi no kurya mba mbiretse, ubwo ntago ndya, niyo ndiye ntago bigera mu nda, ubwo mba numva nyine nariye. Ndangije uzi ikintu nasenze, urabizi iyo uba ahandi, noneho uwo mukobwa yari mukuru, niyo bazaga kumutereta bakansangayo, njye bahugiraga kuko namurushaga ubwiza, urumva. Ubwo rero niyo yabonaga ibyo byose biri kumbaho yangiriraga iki? Ishyari. Najya gusenga naza akanteranya n'ababyeyi, urumva. Umunsi umwe ngira agahinda kenshi, naramusengeye ndakurahiye, naragiye mu cyumba ndapfukama mbwira Imana ati Mana ibi ndabihaze, ndabinaniwe, ndabikubise bikubitiye kure, uyu mukobwa n'umuha umugabo ave hano, arakuze yagejeje igihe cyo gushaka, muha umugabo sigare nanjye ndi umukobwa hano, uzama umugabo ari uko wamuhaye umugabo. Ni ukuri nta mwaka washize atabonye umugabo, nanjye nsigara nesesha amusengeye neza. None se urumva wari gusengera umuvandimwe nabi? Aho hantu nabaga hari muri famiye, yego. Urumva rero ntago nari kumusengera nabi. Icyo gihe ndibuka naraye ndiraburacya, ijwi ry'Imana riransanga. Reka nkubwire, mwifurije kubana n'Imana, urumva, mwifurije kuzajya, hari ukuntu urota, ukarota wiruka, ukarota usaragurika, ukarota uri mu misozi, ukarota utari mu bintu byiza, ariko mwifurije kuzajya urota Imana. Uzi iyo warose Imana, ubanza njyewe icyo gihe nararose ryari iyerekwa, kuko numvishe ijwi nyiri mu marira, numvishe ijwi rinzanira ya ndirimbo ya Nuza ngo we mutima urira ngwino kwa Yesu, amakuba yawe uyabwira Imana, ngarakunda gafasha. Reka nkubwire, iyo ndirimbo narayumvishe, bya bindi ya mitwaro yose nari mfite yahise imvaho, nabyukanye ibyishimo bitabaho, nabyutse nishimye. Ndangije natangiye gusenga bya nyabyo,
ni ukuri icyo nakubwira wowe dukurikiye, kunda gusenga, kuko gusenga niko kuzakubeshaho, gusenga niko kuzagutungira abana, gusenga niko kuzaguha umugabo mwiza usenga ukijijwe, apana bya bindi birwa bakubwira ati ngo nazibana zidakomanya amahembe. Nepo hari aba bana kandi ayo mahembe nabi barasenze bateriko, baba barasenze, kuko bavuga ko ngo mu rugo ngo atajya gutunga uruntu mu rugo yenda ashobora kuza kuko nshobora kuba abagore arega abagore nepo, abagore duhora mu dufuti, singiye kubura kubivuga, duhora mu dufuti, ariko n'abagabo si uko mutayahoramo, ariko ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe, ariko muba mutubeshya, kuko hari ikintu umugabo akora ugasanga nawe yakosheje nepo, urumva. Ariko nanone umugabo agusize mu rugo, wiriwe mu rugo ni akazi ufite abana, sibyo? Cyangwa ubaye uri umugeni, reka duhere ku bageni, ubaye uri umugeni, umugabo yagusize mu rugo guhera mu gitondo, icyambere azakunengera, yabyutse agusiga mu buriri, yabyutse ajya mu kazi asiga uryamye, niwamumenye ngo ubyuke umutegurire icyayi, niwamumenye ngo agende mu kazi ameze neza, hari ukuntu umugabo wawe atazaguca inyuma. Ni ukuri, reka mbabwire, ubundi akenshi abagabo uzabona bataye ingo zabo, hari ibyo baba batabonera mu rugo babonye ku bandi. Ibyo bintu nkubwira ni ukuri. Icyambere umugore icyambere nepo, nabo turi kubwira, icyambere umugore aba agomba kugira isuku. Iyo umugabo wawe avuye mu kazi agasanga umwandura kwishe, ugasanga, reka nkubwire, ujagaraye ku mubiri, ujagaraye muri saro, ujagaraye mu cyumba, ujagaraye ku bana, ngaho ni gute umugabo atazajya kureba ufite isuku? Arakwegera akumva uruntu, yajya mu cyumba akumva uruntu, mu cyumba cy'abana uruntu, muri saro uruntu, muri korodoro uruntu. Ni gute atazagenda ngo arebe ahantu hari ibintu byiza? Ni ukuri, nitwe dutuma abagabo baduta. Reka nkubwire, munyihanganire ngwaye inkorora. Niyo ubuhamya ndumva twinjiye ku kintu cy'ingo, niyo ubuhamya twazagaruka tukabuvuga, ariko iki kintu reka nyivuge. Akenshi abagabo badutari twebwe twabigizemo uruhare, ugasanga umugabo avuye mu kazi, aho kugira ngo umubwire ati sheri ni karibu, sheri ikaze, sheri umufate neza. Arega, reka nkubwire nepo, hari n'ukuntu ushaka umugabo utagukunda ariko akazagera hakagukunda bitewe na keyo umuha. Umugabo nagera mu rugo nepo, nugera mu rugo nkagukuramo inkweto, nkagukuramo amasogisi, agakote nkakagukuramo nkagashyira hariya, nkagutegurira amazi ukajya muri dushe, nkakwakiriza amagambo meza, sheri wiriwe ute? Arega hari n'ibintu abagore tuzira. None se umugabo azirirwa mu kazi umunsi wose, nunamubaje ati se sheri wirirwe neza umunsi mwiza? Simvuze, ndi kuvuga cyane ku bagore. Abagabo aho bari hose nepo, nawe ubitubwire, bakunda keyo. Reka nkubwire, kandi ikindi umugabo, ikindi kintu yemera ari nacyo cyambere keyo ikaza ubwa kabiri, akunda icyubahiro. Reka nkubwire ibintu bitatu umugabo ushobora kumukorera.
bikamunezeza akaguma mu rugo. Icya mbere ni ukutamusuzugura, kuko umugabo yanga agasuzuguro n'ibisa nako. Nepo nta mugabo ukunda agasuzuguro. Iyo yakubwiye ikintu ugatangira ukamusubiza, yakubwira ukamusubiza, icyo avuze ukamusubiza, uzamenye ko azagenda yirebera umubwira neza. Urumva? Icya kabiri, akunda keya. Ikintu uzakora kigatuma umugabo wawe agukunda aguma mu rugo, akagukundira abana, akagukunda ku buryo umugabo bazajya bamubwira ati vuge, azajya yivuga ati nge nitwa runaka, mfite umugore n'abana, ariko umugore wanjye ni mwiza. Reka nkubwire, nubona uwo mugabo washimye umugore we, hari ibyo azaba amubonaho byiza. Si uko azaba avuze ku isura, ahubwo azaba buriya abavuze ibirimo indani. Ntago buriya niba umugabo avuze ati umugore wanjye ni mwiza, wihita ubirebera ku isura, kuko ushobora no guhura nawe ukabona ni igicupuri, ukabona kirasa nabi, ariko ku mutima ari de. Nubona umugabo wahagurutse akavuga ati mfite umugore mwiza, uzamenye ko ari mwiza. Azaba afite aho ashingiye, kandi si uko azaba bivuze ngo ibiki n'ibiki. No, reka nkubwire mada, iha umugabo wawe. Kandi ikindi kintu ndi kubwira abantu mw'iyi minsi, niba umugabo agutunguraga akagukora surprise, ni gute wowe utayimukorera? Ugasanga kuguriye impano, ugasanga nko ku munsi wa anniversary yawe, urumva, agukoreye akantu kagushimisha, ni gute kuye wowe utayimukorera? N'ibintu bishimisha abagabo nibyo. Reka hari ibyo utazajya umukorera akubone nk'aho uri umwana, uzahora uri umwana imbere ye, ariko hari ibyo uzamukorera abone ko ukuze. Ariko hari ibintu rwose bizajya bituma uhora uba umwana imbere y'umugabo. Ngaho wumve nepo, wumve ukuntu abagore nabo ari nabanga, cyangwa se babandi twavuze bashobora gutuma umugabo abata, sibyo? Ngaho umugabo araje, sibyo? Sheri, nabuze igikombe, sibyo? Ejo nanone araje, nabuze isafiriya. Urumva, ubwo arakubonamo iki? Mbwira nepo, uwo mugore uramubonamo iki? Urumva, afuze umwenda. Sheri, wa mwenda bawibye, ese bawibye urihe mada? Wazajya umenya gukontorora ibintu by'umugabo wawe, wazajya umenya gukontorora ibintu byo mu rugo rwawe. Nepo, ikintu nabwira umudamu ahantu ari hose, ni ukwigirira isuku, ukagirira isuku abana bawe, ukagirira isuku umuryango wawe, icyumba uraramo, saro usohokeramo, ahantu hose ukahagirira isuku, cyane ku mubiri. Umugabo wawe, reka nkubwire, hari ukuntu abagabo bagenda, murabizi abagabo bagenda mu tugurupe twinshi. Buriya abagabo, umugabo nakubeshya ngo nta nshuti y'umugabo agira, azaba akubeshya. Kandi aho baraganira my friend, baraganira. Icyo nakubwira nuko baganira, kandi baba barata ibyo baba basize mu rugo, baba barata abana, baba barata umugore bafite. Umva, abagabo icyonzi, iyo wamukoreye ikintu cyiza agenda akirata abandi bagabo. Ariko iyo umugabo yarate uwo akiratira, agasanga umugore we ni isasu, agasanga ibyo bavuga umugore we nabikora,
azajya kugira ute, azajya kureba ubikora neza. Icyo nakubwira ni iki, hereza umugabo wawe keya, muhereza icyo akunda, muhereza icyo akunda cyose. Kandi ikindi mwabagore ni ukuri mujye mwubahiriza iby'Imana. Icyo mvuze uracyumva nepo, nabo nibabyumve bajye bubahiriza isezerano tuba twarasezeranye. Ugasanga umugabo agukozeho ati taru, umugabo agukozeho taru, nyemerera nagukoraho ahubwo umwihe wese, kuko aba yaraje kugushaka asize abantu benshi beza, urumva, akaba ari wowe muri ba bantu, akaba ari wowe ahitamo. Niba umugabo wawe aje kukwegera si undi mugabo, ni uwawe mwasezeranye, uramwemerewe, muha ibyo ashaka, umukorera ibyo ashaka, uce bugufi nk'umugore, ureke kwishyira hejuru. Kuko iyo wishyize hejuru ukizamura, hari ukuntu nepo, hari ukuntu abagore bihaye ngo hasigaye ngo haraje ngo uburinganire. Ariko ubwo ariko mwazajya mubanza mugashishoza mwabagore, ariko uzaringa. Reka nkubwire uko byagenda kose, umugore azahora ari umugore. Ujye umenya ko uri umugore kandi uzahora uri umugore igihe cyose. Ni gute bababeshye ngo haje ugasanga nepo, niba yenda ufite umugore afite akazi wowe ntako ufite, arahashye yiriwe abigucyurira, urumva. Ariko ni gute umugabo atazajya kuri wa mugore uzamubwira ati ngwino sheri, ngwino nkukorere iki. Abagore babeshye ngo haje yewe ngo haje ngo uburinganire, barabashuka. Umugore wese ahari igitsina gore kizahora ari igitsina gore. Mureke kwishyira mu mwanya utari uwanyu. Nepo, reka dusoreze aha burije, tuzakomeza ubutaha. Iki ni cyo cya mbere n'ubuhamya twari tugiye gutanga ntabwo twabutanze, twahise twinjira mu bindi, ariko ndahari nawe kandi urahari. Yego, reka dusoze dusenga rero, tunakomeza n'abo bantu, kandi Imana ikomeza ibambika imbaraga, ibahe n'imbaraga zo kubaka ingo zanyu. Hari ingo nyinshi hano hanze ziri gusenyuka, ziri gusenyurwa n'amagambo, ziri gusenyurwa n'ibiraha hanze. Ariko icyo nakubwira, hagarara ku cyo wamenye, uhagarare ku ijambo Imana yakubwiye. Wibuke yuko Imana yakubwiye ngo nza. Niba ubizi neza ko Imana yakubwiye ngo nzakugirira neza, nzakubakira urugo rukomere, ni gute uzarebera ku bandi? Reka nkubwire muvandi, ubaka kuri cya kintu Imana yakubwiye, nucyubakaho Imana izakugirira neza, Imana izagukomeza, Imana izaguha imbaraga, Imana izaguha. Reka nkubwire, hari ikintu nshaka kubabwira wa mubyeyi we. Imana niguha ikintu abandi batabonye, Imana iguhe impano abandi batabonye. Nepo, mwifurije gukora icyo abandi batakoze. Mbifurije kugira amaso abandi batagize, ndavuga amaso y'umwuka. Mbifurije kubana na Yesu ibihe byose. Reka dusenge, Imana ibaha umugisha. Turabakunda cyane pe ku musaraba, kandi namwe nepo turabakunda. Mwemeye kudutumira, mukemera ko tuza kwicara kuri uyu musaraba. Ndabizi ndava hano imitwaro, niba yenda nari mfite n'udutwaro nari ntemerejwe, wumva ndahita ndusiga hano mu izina rya Yesu. Reka dusenge, Imana ibambika imbaraga, ibakomeze, ibaha ubutwari n'ubutsinzi, ikubitire kure ibitavuga Imana ku buzima bwanyu. Reka dusenge, uri Imana y'amahoro, uri Imana nyamana, uri Imana igitureberera aho tutabasha kureba. Habwa icyubahiro, shyirwa hejuru. Aya masaha tugushyize imbere, imitima
mitima yacu kugira ngo mwami uyirebe uyishimire mu izina rya Yesu Kristo. Utugirire neza, ube mu ruhande rwacu, uturwanirire, utuneshereze, utugende imbere ahataringaniye uharinganize mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndasenze cyane kugira ngo abadafite ibyiringiro bagire ibyiringiro mu izina rya Yesu. Abumva ko batazarya mu minsi mikuru nibarye mu izina rya Yesu. Mbasabiye ibyo kurya, mbasabiye imyambaro, mbasabiye buri kimwe cyose gituruka ku Mana Data. Mwami nyemerera aba bantu bose batakaje ibyiringiro byongere bigaruke mu izina rya Yesu. Nsengeye Mana uyu musaraba, nyemerera abazahaza bose bazahabohokere, bazahaturira imitwaro, bazahabonere Mwami byinshi kandi bizahembura ubugingo bwabo mu izina rya Yesu. Bana nabo udufashe, ufashe imiryango yabo, ufashe imiryango yacu mu izina rya Yesu. Bana natwe Mana kandi ugenderere buri muntu wese wakurikiye Mwami, wagiye gukurikira ku musaraba mu izina rya Yesu. Nudushoboze, ubashoboze, twambika imbaraga, ubambika imbaraga mu izina rya Yesu. Utugirire neza muri byose, habwa icyubahiro, shyirwa hejuru, kuko uri Imana yumva gusenga, ukaba hari ibyo uje gukora uhereye none ukageza iteka ryose. Urakoze, urakarama gitare. Amen. Nimero ya telefone ni 0722 08 127 0722 08 127. Imana ibaha umugisha. MTN nayo nzi.